murakoze. Nitwa Muvunyi Emile, umukozi w'Imana. Nifuje yuko tuganira kuri iki kiganiro twifuje gutangiza cyitwa ukuri kubatura. Ikiganiro kigaruka ku ijambo ry'Imana. Nifuza ko tuganira n'abakunzi b'Imana, n'abana b'Imana bakunda Imana, bakunda gusenga, kugira ngo kidufashe mu buryo bwo mu mwuka, uburyo twasabana n'Imana kandi tugashobora no kuyibona, ibyo bikabatura ubuzima bwacu. Ni muri ubwo buryo twatangiye ikiganiro cyitwa ukuri kubatura. Kubera kuganya umwanya mutoya, ndagira ngo tuhite twihuta. Twese tuzi yuko twemera ijambo ry'Imana, ariyo Bibiliya yera, nk'igitabo gishingirwaho mu by'imyizerere ya Gikristo. Twese abemera Imana, abemera umwami wacu Yesu Kristo, twemera ko iyi Bibiliya ari igitabo Imana yaduhaye nk'ukuri, nk'inzira ituyobora ku gakiza, ku kubona Imana. Nicyo gitabo rero nzifashisha cyane mu biganiro byacu, kugira ngo dushakemo inzira ituyobora ku Mana, tugire ikiganiro cyiza gishobora kudufasha gusabana n'Imana, kandi ibyo bigatuma ubuzima bwacu bushobora kubatuka. Twabitewe nuko tubona abantu hari imyizerere myinshi iri ku isi, ariko umuntu adashobora kubasha kwisobanukirwa neza, cyangwa ugasanga n'uwizeye ubwe ntashobora gusobanura neza by'imyizerere ye. Ni muri ubwo buryo twashyize iki kiganiro, kugira ngo bifashe uwo ari we wese muri detaye kumva iby'Imana. Murakoze cyane. Muri iki gitabo gitangiranwa n'igitabo cy'Itangiriro, kirimo amasezerano abiri, harimo isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo, Bibiliya yose igizwe n'ibitabo 36. Isezerano rya kera rifite ibitabo 39, naho isezerano rishya rikagira 27. Iki gitabo cyose ni igitabo kirimo intumwa ndetse n'abahanuzi. Harimo ijambo ry'ubuhanuzi bigenda bireba inyoko muntu, kugira ngo bishobore kudukiza no kutubatura. Rero dutangiranye n'igitabo kibanza ku Itangiriro, tubona Imana irema umuntu. Uwo muntu yitwaga Adamu. Imana iramurema, imuremera n'umufasha witwa Eva. Buri mafu ya nimugoroba barasabanaga, baganiraga n'Imana, hari mu buzima bwiza bw'abantu hagati bwabo hamwe n'Imana. Iyo ubwo busabane bwiza bwaje kwangizwa n'icyaha cyaje kuza kizanywe na Satani. Detaye nyinshi turazizi. Icyo cyaha nicyo cyatumye ubusabane bw'Imana n'umuntu ako kanya bucika. Noneho Imana yubaka ubundi buryo bwo kuzongera guhura n'abantu, kuko Imana yariremye Adamu na Eva kugira ngo bazororoke, buzure isi. Imana igire isi yuzuye abantu bayikunda kandi bayubaha. Icyaha rero nicyo cyaje gutuma iyo connection, uwo mugambi usa naho uhagarara. Ako kanya hatangira umugambi mushya, ari nawo ngira ngo tuganireho, witwa umugambi w'ubucunguzi. Uwo mugambi w'ubucunguzi, iyo ntego Imana y'isi igira, iyo vision ishya yo kugira ngo Imana icungure abantu, niyo tugira ngo tuganireho. Uhereye icyo gihe Imana yashyizeho inzira y'uburyo izongera guhura n'umuntu, kuko icyaha cyari kimaze guhagarara hagati y'umuntu n'Imana. Hanyuma Imana ishyiraho inzira yo kuzongera guhura n'umuntu. Iyo nzira niyo nifuza ko tumenya, kugira ngo idufashe kuyinyuramo, tukagera ku Mana, tugashobora kugira ubuzima buzima kandi bubohotse. Iyo nzira ni inzira y'abahanuzi. Imana yashatse yuko hagati yayo n'umuntu ugiye gusenga, igomba gushyiramo umuntu ugomba guhuza abantu ndetse n'Imana. Icyo nicyo kintu cya mbere Imana yatoranije. Yahisemo yuko abantu bazahura n'Imana, ariko bagahuzwa nayo n'umuntu Imana yatoranije umwe muri abo bantu bari ku isi, akaba ari we ubahuza n'iyo Mana. Uwo muntu rero niwo Bibiliya yita umuhanuzi. Aba ari umuntu udasanzwe Imana itoranya akiri mu nda ya nyina, ikamuha impano ituma ashobora kugira ubushobozi bwo kuyumva no kugira amayerekwa no kugira ugutwi kumva Imana. Uwo muntu akaba ari we
Imana ituma ku bantu, abantu bashobora kubona uwo muntu bakabona ubutumwa bubakiza kandi bubabatura. Kuva na kera uwo ni wo mugambi w'Imana. Ariko usanga iteka abantu dukunda kugira kamere yo gushaka natwe kwibonera cyangwa se kwigererayo, ariko ugasanga ibyo binyuranye n'uko Imana yabitegetse kandi yabishyizeho. Rero dukoresheje Bibiliya turaza kuza kureba uburyo ki Imana yatoranije yuko umuntu azabwirwa ubutumwa n'undi muntu, ariko uwo muntu akaba ari umuhanuzi Imana yatoranije. Ni muri ubwo buryo ngira ngo dukoreshe imirongo ya Bibiliya duhamya icyo gitekerezo. Video zigenda, ikiganiro kizamara igihe kirekire, nzi neza ko ibibazo tuzabyibazaho bizajya bigenda bibona igisubizo. Wenda kugira ngo mpamirize ibyo mvuga, mbihamirija ibyanditswe byera, turahera aha mu gitabo cya Amosi, umuhanuzi Amosi, igice cyaho cya 3 n'umurongo waho wa 7. Haragira hati: "Nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje kubwishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo." Nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje kubwishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Nk'umuntu wemera Bibiliya biroroshye kumva aya magambo icyo asobanuye. Nta kimana yakora ku isi, nta na gitoya cyaba ku isi Imana itabanje mbere kugihishurira abagaragu bayo b'abahanuzi. Birasobanuye ngo kumenya umugambi w'Imana, kumenya icyo Imana ishaka, kumenya ibiri kuba ku isi, biragusaba kubona umuhanuzi. Atari iby'iyo mwiyobokamana gusa, niyo wajya muri politiki, niyo wajya mu biba ku isi byose, iyo ukeneye kubimenya ujya gushaka umuhanuzi, niwe ubikubwira. Urugero rutoya nabahereza, ni mu gihe cy'ubwami bw'i Babuloni hariho umwana w'umwami witwaga Dariyo, umwana w'umwami Nebukadinezari. Yakoresheje ibirori bikomeye, anywera vino mu birahuri by'Imana, mu birahuri byo mu nzu y'Imana bakoreshaga ku ifunguro ryera, abinyweramo vino. Ako kanya agiye kubonabona ku rusika handitse ikiganza kije kidasanzwe, atazi ko giturutse he, kirandika amagambo utashobora gusobanukirwa, yavuga ngo meni tekere alfarsin. Nta munyabwenge wo ku isi washoboye guhishura ayo magambo, nta muntu n'umwe washoboye guhishura ayo magambo, ariko bo bamenye gahunda y'Imana ku isi, kwibihishwe byose biri ku isi haba hari umuntu ugomba kubisobanura. Bamenya ko ku isi hari umuhanuzi. Bashaka Danieli, baramuzana, baramubwira bati Danieli dufashe, biriya bintu ni ibiki tutasobanukiwe. Arabasobanurira atari amagambo yanditse ngo meni tekeri alfarsin, bisobanuye yuko ubwami bwawe bwapimwe bugasanga budashyitse, none bukaba buhawe Abamedi n'Abaperesi. Ukibaza ibintu biri enkoni, ibintu umuntu atashobora kumva, atashobora gusobanukirwa ku isi, n'abanyabwenge n'abariya bitaho n'abaraguzi n'abariya bakorana n'imyuka yindi badashobora kumenya. Ariko bariya abantu b'i Babuloni bamenye ko umuhanuzi nta gihishwe na kimwe ku isi ahishwa. Bamukoresheje ako kanya ashobora kumenya ibyo ari byo. Umwami Nebukadinezari ubwe se uwo Dariyo yagize inzozi, ararota abona igishushanyo gihagaze imbere ye, abona gifite umutwe wa zahabu, abona amaboko n'igituza ni ifeza, abona inda n'ibibero ni imiringa, abona amaguru ni ibyuma, abona ibirenge ni ibumba rivanze n'ibyuma, abona ibirenge bisuzwe n'akaboko k'umwana w'umuntu uri kubita ku birenge by'icyo gishushanyo, gihinduka ivu, umuyaga w'iburasirazuba urakijyana, ryabe rihinduka umusozi. Nta munyabwenge ku isi wabisobanuye, nta munyabwenge ku isi wabimenye. Yakoresheje abacunnyi, abaraguzi, abakonikoni, bose nta n'umwe wabimenye. Ariko ku isi kuko hari umuhanuzi, kandi bimaze kutubwira ko nta kijya kiba ku isi na kimwe Imana itagishurira abagaragu b'abahanuzi. Yaba muri domene z'ubwoko bwose, nta kintu na kimwe kiba ku isi umuhanuzi atazi. Nanone batumyeho abantu baza kumenya yuko hari umuhanuzi ku isi witwa Danieli. Danieli igitangaje, umwami ntiyamurotoreye inzozi kuko yari yazibagiwe, ariko kuko umuhanuzi amenya ibihishwe byose, amenya inzozi umwami yarose, amenya n'ubusobanuro bwazo, Imana irabimusobanurira.
ako kanya bibabwira abari bagiye kwicwa bararokorwa kuko umuhanuzi yashoboye kumenya ibihishwe. Ntabwo rero gahunda y'Imana yigeze ihinduka, ndetse n'uyu munsi ibyakuyobera, ibyo utamenya, ibyagushobera, ibyo utasobanukirwa, iyo ugize umugisha wo kumenya ngo umuhanuzi arahari ku isi, nyamuhanuzi, umenya ngo confusion ibirangiye. Byaba ibyo wakwibaza mu iyobokamana, byaba ibyo wakwibaza muri za politike, byaba ibyo wakwibaza muri isi y'imyuka y'abadayimoni, y'isi y'abatizera, byose nta na kimwe cyagihishwa umuhanuzi. Urwo n'urugero rutoya mbahaye, ariko tugiye no mu rundi twatanga nyinshi. Yosefu muramuzi, wari umuhanuzi w'Uwiteka. Yosefu umwami wa Egiputa, Farao yagize inzozi, arota amahundo 7 ananutse n'andi mahundo 7 abyibushye. Abona amahundo 7 ananutse amize amahundo 7 abyibushye, kandi ngo ya mahundo 7 yayamize akomeza kunanuka. Abona inka 7 zibyibushye, abona inka 7 zinanutse. Agiye kubona abona za nka 7 zinanutse zimize za nka 7 zibyibushye, ariko ntiyamenye icyo bisobanuye. Nta mucunnyi, nta mukonikoni, nta muraguzi, nta muntu ku isi yashaka kumenya ibyo bintu uretse gusa umuhanuzi. Bashakishije ku isi aho bashobora kubikura, baza kuza kumenya ko hari umuhanuzi bafunze muri gereza witwa Yosefu. Yosefu niwe waje asobanurira umwami icyo ibyo bintu bisobanuye, amubwira uburyo ko ari imyaka 7 y'uburumbuke n'imyaka 7 y'ubukene. Arabimusobanurira kugeza igihe umwami yamubwiye ati ngwino wari uhunika imyaka izabeshaho abantu muri ibyo bihe by'amage bikomeye. Ndagira ngo ibi mbisubiyemo ku bantu bakunda Imana, bakunda ijambo ry'Imana, kugira ngo bamenye yuko amayoberane yose umuhanuzi yahari arayasobanura. Mbega icyo utumva, icyo udasobanukiwe, mbere yo kwibaza ngo nagikura hehe, ujye ubanza wibaze ngo nakura hehe umuhanuzi kugira ngo ashobore kunsobanurira. Ndetse n'ibindi bintu bitoya byoroshye ugomba gushaka umuhanuzi akagusobanurira. Hariho mu Bisirayeli umwami witwaga Sawuli, mbere y'uko aba umwami, akiri mu rugo rwa se, akiri umusore, bigeze batakaza indogobe. Barazitakaza, arazishaka imyaka 7 arazibura. Biba mu gitabo cya Samweli. Ntabwo ari imyaka 7 bamaze igihe cy'iminsi nk'itatu bashaka izo ndogobe barazibura. Arangije aravuga ati se ko nshobewe igisubizo nagikura hehe? Arangije aravuga ati iyo nza kumenya ahantu nakura abamenya, abahanuzi babitaga babamenya, iyo nza kugira ahantu nkuru umuhanuzi, nari bubone imfarashi zanjye. Bamurangira Samweli, aza kumenya yuko Samweli ari umuhanuzi w'Uwiteka icyo gihe wariho akorera Imana. Aragenda ajya gushaka Samweli. Igihe yaboneye Samweli amwibwira yuko indogobe yashaka zabonetse, ahubwo ndetse ko umuryango uri kumuramushaka ari we wabuze. Anamubwira ati rega guye kuba n'umwami w'Abisirayeli. Ikintu kirashaka kubabwira yuko kugira ngo umenye iby'Imana, kugira ngo ubone Imana, umenye gahunda z'Imana, uko Imana yashyizeho muri mugambi wayo w'ubucunguzi, yashyizeho yuko igomba gushyiraho umuhanuzi. Mbega ntago washaka kumenya iby'isi, ntibashaka kumenya iby'ijuru, ntibashaka kumenya Imana utabanje kumenya umuhanuzi Imana yatumye uri ku isi icyo gihe. Ndagira ngo ibyo mwabibonye, niyo mpamvu Bibiliya hanga yatubwiye ngo nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Nta na kimwe Imana yakora, cyaba mu isi cyangwa mu ijuru, umuhanuzi Imana yatumye atabizi, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu ushaka kumenya iby'Imana, ushaka kumenya gahunda y'Imana, kubanza gushaka kumenya umuhanuzi. Kuko iyo umaze kubona umuhanuzi uraruhuka, umenya iby'Imana igushakaho, ishaka ku isi, n'ibyo kuba ku isi byose ukabimenya, noneho ugashobora kubasha gusobanukirwa buri kintu cyose kiri kuba. Murakoze cyane. Ni muri ubwo buryo usomye mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 6, ni amagambo Yesu yivugiye. Nzi ko abakunda Yesu bakunda n'amagambo ye. Mwumva uko icyo Yesu yasabye abantu. Baramubaza bati, ni Yohana igice cyaho cya 6 n'umurongo wa 28. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore umurimo w'Imana? Niki twakora ngo dukorere Imana ikintu cyiza?
ni iki twakora ngo tunezeze Imana? Iteka ryose umuntu yamye yifuza ikintu cyanezeza Imana yakora, ikintu gishimishije yakorera Imana ikishima. Ariko mbere yuko utekereza kujya kuyubakira urusengero, mbere yuko utekereza kujya kugira ibindi bintu ukora, byose ni byiza, ariko kibanza mbere y'ibindi byose, umva uko Yesu yabasubije. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore umurimo w'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Mbere yuko wifuza kumenya Imana, mbere yuko wifuza gukorera Imana, mbere yuko wifuza kugira icyo ukorera Imana, mbere na mbere banza umenye intumwa y'Imana mu gihe cyawe. Banza umenye uw'Imana yatumye, kuko numara kumenya uw'Imana yatumye bizakorohera kumenya icyo Imana ishaka, bizakorohera kumenya umugambi w'Imana, bizakorohera kumenya ibihishwe by'Imana, ubone kuba umukozi wayo koko. Rero gukorera Imana umurimo, icyo wifuza gukorera Imana, ikibanze banza umenye uw'Imana yatumye. Urabona ko ahangaha Bibiliya ibidusobanuriye kandi ikabitubwira. Tukira muri Yohana igice cyaho cya 5 n'umurongo wa 24, Yesu yabisubiyemo aravuga ngo nukuri kugira ngo ubone ubugingo buhoraho umva igisabwa. Kugira ngo ubone ubugingo buhoraho, kuko twese turabukeneye, umva igisabwa. Nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Umuntu uva mu rupfu akajya mu bugingo ni umuntu umeze ute? Umuntu wakiriye ubugingo buhoraho ni umeze ute? Ni umuntu wizera Imana akizera n'uwo yatumye. Ntabwo kwizera Imana gusa bihagije. Kwizera Imana gusa ukagarukiraho ntabwo bihagije, kuko ntiwanamenya ngo Imana imeze ite, ikunda iki, iba hehe, ikora ite, utabanje mbere kumenya uwo yatumye. Rero nicyo Bibiliya ivuga ati nukuri uwo ni Yesu wabivuze, uwizera Imana akizera n'uwo yatumye niwe ufite ubugingo buhoraho, kandi uwo yavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Haleluya. Ni byiza cyane rero kumenya yuko Imana igira intumwa yayo. Iyo ntumwa yatumwe ku isi niyo ibe ifite umugambi w'Imana muri icyo gisekuru. Mbega kuvuga ngo wajya gusenga Imana gusa wowe uyishakiye, urajya mu butayu mu ishyamba, urajya mu cyumba mu kujya gushaka, uragerageza kwisomera wowe Bibiliya wishakira umurongo, wishakire, ibyo nibyo bibyara ibyo bita Babuloni, uruyobe, confusion. Buri umwe akabyumva utya, undi akabyumva kuriya, undi akabyumva kuriya, ugasanga bibyaye icyo bita akavuyo, na Satani akabijyamo akayobya abantu. Ariko iyo wumvise wa mugambi w'Imana, Imana yubashye kuva kera, ako kanya uvumbuye Imana igutuma wo muhanuzi, wa muhanuzi akaba ari we akaba ari we ukuyobora inzira ikwiye. Reka ndabaha urugero rutoya. Igihe Imana yahamagaye Mose ku musozi wa Horebu ikamutuma mu Bisirayeli, byageze aho Abisirayeli bifuza kwibonera Imana nabo, bifuza kwibonera Imana n'amaso yabo. Barangije baravuga bati Mose, natwe turashaka kujya kureba Imana, ugende ujye kutwereka iyo Mana uhora utubwira, natwe mbega tuyirebere. Nuko icyo gihe Mose abibwira Imana. Imana yamubwira ati genda ufate umusozi wa Sinayi uwugoteshe umugozi, ntihagire inyamaswa izahagera, ntihagire ikintu kizahakora, njyewe nzamanuka kuri uwo musozi mpure n'Abisirayeli. Mose aragenda arabikora, Abisirayeli batarana bagose uwo musozi. Ariko Imana imanutse kuri uwo musozi, ndagira ngo mwumve amagambo bivugiye. Ibyo biba mu gice cya 20 cyo Kuva, ndahera ku murongo igice cya 20 cyo Kuva ndera ku murongo wa 18 ngere kuri 19. Abantu bose bumvise za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda imishyitsi, bahagarara kure, babwira Mose bati bari wowe utubwira niho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Urabona yuko bo ubwabo biboneye neza yuko kwibonera Imana bitakunda. Barabyisabira bati dutumeho Mose bari utubwira, Imana ikubwire wowe Mose, nawe Mose utubwire nibwo twumva.
naho Imana itwibwiriye twapfa. Ako kanya Imana yabwiye Mose ngo ibyo basabye babisabye neza, babivuze ukuri. Nishaka kuganira n'abantu iteka nzabatumaho umuhanuzi. Niyo mpamvu mu gutegeka kwa kabiri mwumva uko Imana yabasezeranije igice cya 18 n'umurongo waho wa 15 ndagera hepfo, ni mwumva uko Imana yababwiye na Mose havuga: Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azabe ari we mwumvira. Uyu ni Mose yarimo araraga Abisirayeli, arababwira ati ngiye kugenda jyewe, ariko Uwiteka Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, uwo naboneka aba ari we muzumvira. Umva, arabibukije ibyabaye ku musozi Sinayi. Bizakubera rwose nk'ibyo wisabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro, uti sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye, cyangwa kubona uyu muriro mwinshi, ntazapfa. Kuko abantu nabo ubwabo barabyiboneye, bagize inyota yo gushaka Imana ngo bayibonere, hanyuma babonye ibibaye bavuga bati tutazapfa, ntabwo dushaka kwibonera Imana, aho we gituma umuhanuzi nawe azatubwire. Mose arabibukije ati izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye hagati muri mwe, niwe muzumvira. Ati bizakubera rwose nk'ibyo wisabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro, uti sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye, cyangwa kubona uyu muriro mwinshi, ntazapfa. Uwiteka arambwira ati ibyo bavuze babivuze neza. Igihe abantu basabaga ngo umuhanuzi abari uzajya ubabwira, Imana ibwira umuhanuzi nababwire, bahise banezeza Imana. Baravuze, Imana yaravuze ati ibyo basabye babisabye neza, ibyo bavuze babivuze neza. Uwiteka arambwira ati ibyo bavuze babivuze neza, nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse muri bene wanyu. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye uwo azavuga mu izina ryanjye, nzabimuhora. Mbega Imana irahemba kandi ikanahana. Ni ukuvuga ngo Imana iyo igutumyeho umuhanuzi wayo, intumwa yayo, ukayumva kandi ukayumvira, uhabwa umugisha. Iyo igutumyeho intumwa yayo ntuyumvire, Imana irabiguhora. Niyo mpamvu ubona isi babaye kandi irushye, ni uko itagira intumwa yayo. Usanga abantu benshi basenga bashaka Imana, ariko mu by'ukuri badafite kumenya Imana, badafite umuhanuzi ubereka iyo Mana. Iki kiganiro kizaba kirekire, ndagira ngo kibe kigufiya bitazatera abantu ubunebwe bwo kugikurikira. Tuzongera ikindi gihe, ariko ndagira gusa ngo mbereke yuko bidashoboka yuko washobora kubona Imana utabonye umuhanuzi yagutumyeho. Tuzakomeza kubyigaho cyane. Mbega ukwiye kumenya ko ufite umuhanuzi w'igihe, w'igisekuru, uri ku isi, kugira ngo ushobore kumenya gahunda y'Imana yayo ku isi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro cyitwa ngo ukuri kubatura. Nzi neza ko abantu bazacyumva kandi bakagerageza kumvira iryo jambo, bagerageza gucukumbura mu byanditswe. Nta kindi gitabo tuzakoresha uretse Bibiliya yera. Ibyo tuzavuga byose tuzabyikirisha Bibiliya yera, kugira ngo ubone yuko ukeneye kumenya umuhanuzi, intumwa y'Imana ku isi, kugira ngo ubone kumenya umugambi w'agakiza ndetse no kubona Imana. Tuzakomeza n'ikindi gihe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nabibutsaga ko ari Muvunyi Emile mukomeze gukorana iki kiganiro. Ndabifuriza umugisha w'Imana no kugira ngo duhurize hamwe mu gukunda Imana no kuyibona. Imana ibahe umugisha mwese.